Muraho neza, amazina ni Idi Turatimana, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Ndi Kibagabaga, ngiye kubereka inzu iri kugurishwa, nimbabwira ngo ni inzu nziza mubirebe kandi mubyemere. Ni inzu iri place neza, inzu iri kuri kaburimbo ahantu heza. Ibyumba byo ni 4, toilette enye, ibikoni 2, salo 2 ndetse na rooftop nziza cyane ifite view y'akataraboneka. Sinkunda kubatindira rero, reka dukomezanye n'iyi nzu turebe uburyo iyi nzu imeze. Iyi nzu ifite imiryango 2, hari uyu nguyu wa muvura ndetse n'uyu nguyu wa aluminium. Ugomba guca ku muryango wumva wowe ushaka, ngira ngo muri kwibona. Ikagira jardin ndetse na parking nziza nkuko muri kwibona. Iyi nzu ni nziza, ngiye kubatembereza muri iyi nzu, murayikunda ndabyizeye. Reka rero twinjiremo imbere. Inzu yacu ifite ndetse n'amakamera nkuko muri kwibona. Reba benyerekere kamera ko umutekano ari wose. Iyi nzu ni nziza pe. Twinjiye muri salo yacu rero, twinjiye muri salo nziza, salo nini, salo ifite igikoni cyiza, ifite ndetse na design nziza nkuko muri kugenda mubibona. Amatara meza, icyo bita amatara meza cyane, icyo bita ndetse na plafond ya gypsum. Iyi nzu ni nziza. Ibyumba 4, toilette enye, salo 2 ndetse n'ibikoni 2 na rooftop nziza. Reka tuyitangire rero iyi nzu yacu. Nuvuga ngo hasi hari icyumba kimwe ndetse na office, ikagira ibyumba 3 hejuru. Inzu yacu igeretse 2, ni inzu nziza pe. Reka duhere noneho kuri iki cyumba cya mbere twita icyumba cy'abashyitsi, kuko icyumba cy'abashyitsi iteka ryose gihora kiri hasi. Ntabwo ifite icyumba cyiza, umuryango mwiza wa muvura ndetse n'amagare de robe meza nkuko muri kugenda mubibona. Icyumba kinini cyisanzuye gifite ndetse na gare de robe nziza cyane. Tukaza dutya tugenda dusohoka, tugenda tujya hehe muri toilette yacu nkuko muri kugenda mubibona. Ifite toilette nziza yisanzuye, ubona ko ari ibintu byiza cyane, amashawa meza cyane. Tukajya noneho muri kaka office kacu, nababwiye ko ifite ibyumba 4, toilette enye, ariko ikagira n'aka office nkuko muri kugenda mubibona. Dore ngiyi office yacu, urabona ko ari office nziza ndetse ifite nayo n'umuryango usohoka hanze. Reka tuzamuke noneho hejuru tubereke bya byumba 3 bisigaye byo hejuru. Reka dukomeze tubereke ubwiza bw'inzu. Turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Turazamutse rero tugeze kuri hahandi hejuru, aho tubereka bya byumba 3 bisigaye. Icyumba cya mbere ni iki ngiki kuri wa mwanya wo hejuru, icyumba cya kabiri ni kiriya ndetse n'iki ni icya gatatu. Ni ukuvuga ngo iyi ni koridoro ibasha gusavinga bya byumba byose 3 bisigaye. Reka duhere kuri iki ngiki. Iki cyumba urabona ko ari kinini cyane nkuko muri kubona, ni icyumba cyisanzuye, ngira ngo muri kubona uburyo kimeze. Gifite ndetse na balcon yacu nkuko muri kugenda mubibona. Ifite balcon nziza cyane, balcon ibasha gutuma wisanzura neza ndetse unahumeka neza. Uturabyo murabona ko ifite uturabyo twiza cyane ndetse n'amabuye y'amakoro meza cyane abasha kuguha design nziza cyane. Reka dukomezanye n'ibi bindi tugende tubereka uburyo bimeze. Umuryango mwiza wa muvura, ngira ngo ni ibintu muri kugenda mureba cyane, ni inzu nziza pe. Hanyuma tukaza kuri iki cyumba kindi, urabona ko ari icyumba kinini nacyo cyisanzuye, icyumba kinini gifite ndetse n'aka kabaliko kacyo nkuko muri kugenda mubona ko ari inzu nziza cyane. Icyumba kinini cyisanzuye kikagira urwambariro rwayo, ngira ngo mukubona uko ifite urwambariro rwiza cyane, gare de robe nziza, gare de robe rwose ubona ko ari ibintu byiza cyane. Ikagira iyi dushe nziza bakoze, ikagira toilette nziza, urabona ko ifite toilette nziza 2, ngira ngo mukugenda mubona ko ari ka kantu k'akanozasuku ndetse na toilette muri rusange. Ikagira ndetse na shower nziza cyane nkuko mukugenda mubibona. Ibintu byose hano ku murongo barabikoze neza cyane. Ikagira ndetse n'utu tuntu ushobora gukarabiramo in case, ngira ngo mukugenda mubibona ko ari ibintu byiza cyane. Hano ari ibintu biri class cyane, mukugenda mubona ko ari ibintu byiza cyane. Tukaza dutya rero tukajya noneho muri
cya cyumba kindi nk'uko muri kugenda mubona ko turi kugenda tubereka uburyo iyi nzu imeze. Iki nacyo ni ikindi cyumba cya gatatu ku gice cyo hejuru. Ngiki nacyo ntakigezemo, kikagira ndetse na toilette yacyo nk'uko muri kugenda mubibona. Murabona ko ari ibintu byiza cyane. Hanyuma tukaza hano muri toilette yacyo. Ngiki uburyo bimeze, ni icyumba cyiza cyane gifite ndetse na toilette yacyo na shower nziza cyane. Tukaza muri iki cyumba cya gatatu, noneho tugiye mu cyumba cya kane nk'uko ndi kugenda ndibereka. Iki nacyo ni icyumba cyiza cyane, icyumba cya kane gifite ndetse na view yo hakurya nk'uko muri kugenda mubibona. Iyi nzu yacu rero ikora kuri kaburimbo ebyiri nk'uko muri kugenda mubibona. Iki cyumba nacyo gifite ndetse na toilette yacyo nk'uko muri kugenda mureba uburyo bimeze. Gira toilette nziza cyane ndetse yisanzuye, urabona ko ibintu byabo byose ari byiza. Iyi nzu yubatse neza cyane. Reka tuzamuke hejuru tubereke rooftop ndetse na cya gikoni cya kabiri. Mukomeze mukurikirane iyi video mpaka irangiye. Turazamutse rero tujya kubereka ya rooftop yacu nziza cyane, ndetse rooftop ni ebyiri. Ni ukuvuga ngo imwe ireba hino ndetse indi ikareba hakurya nk'uko muri kugenda mubibona. Rooftop ya mbere ni iyi ngiyi, kugira ngo cameraman nabereke uburyo imeze, ufite view hariya ndetse ikagira n'iyi rooftop ureba hakurya, kugira ngo muri kugenda mubona ifite view ya Kimironko nk'uko muri kugenda mubona ari ibintu byiza cyane. Ndetse n'iki gikoni cyiza cyane, nanone igikoni cya kabiri. Ni ukuvuga ngo muramutse muri kuri rooftop mugomba gukoresha iki gikoni cyiza, ndetse kikagira na toilette yacyo ngiyi nk'uko muri kugenda mubona ko na ifite toilette yayo nziza cyane. Iyi nzu ni nziza pe, kuri miliyoni 450 iyi nzu wayegukana, ndetse tubibutse ko harimo n'ibiganiro. Nshuti rero, mwe mudahwema kudukurikira, mwe mudahwema kureba ibyacu, tuba tubafitiye amazu meza, ibibanza. Mujye mwibuka gukanda subscribe, like, share ndetse mwibuke no gukomantinga kugira ngo turebe koko ibintu byacu tubaha bibanyura. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga.